Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakoze impinduka muri Minisiteri ya Siporo ndetse na Minisiteri y'Urubyiruko. Ese ibi bisobanuye iki? Hari amakuru akomeye avuye muri Guverinoma y'u Rwanda avuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka mu buyobozi bukuru bwa Minisiteri ya Siporo ndetse na Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Ngabo Bravo Olivier yagizwe umunyamabanga wo muri Minisiteri ya Siporo, mu gihe Ishungure Parfait yimuriwe muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Ese aba bayobozi ni bande, baturutse he, ni iyihe nshingano bagiye gukora? Kuki izi mpinduka zikozwe muri kino gihe kandi n'icyo Abanyarwanda babategereje? Muri iyi nkuru turasesengura buri kintu cyose mu buryo burambuye. Komeza urebe kugera ku musozo, ntiwibagirwe subscribe kugira ngo ujye ubona n'andi makuru menshi. Muraho neza abakunzi ba Dusaba Umumyi Official, murakaza neza kuri iyi nkuru irambuye kandi isesenguye neza, aho tugiye kurebera hamwe impinduka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze mu buyobozi bwa Guverinoma y'u Rwanda, by'umwihariko mu myanya y'abanyamabanga bahoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse na Minisiteri y'Iterambere ry'Ubuhanzi ndetse n'Urubyiruko. Aya makuru yatangajwe binyuze ku itangazo ryasohowe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe bigaragaza impinduka mu buyobozi bw'inzego zitandukanye za leta. Mu mpinduka zakozwe, Ngabo Bravo Olivier yagizwe umunyamabanga wo muri Minisiteri ya Siporo, naho Ishungure Parfait yimurirwa kuba umunyamabanga wo muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Nubwo bamwe bashobora kubifata nk'impinduka zisanzwe, mu mikorere ya leta bigira uruhare rukomeye mu gushyira mu bikorwa gahunda nkuru z'igihugu. Umunyamabanga wundi uhoraho ni iki? Ubundi bisobanuye icyo afite izihe nshingano? Hari abantu benshi bumvira izina ariko ntibasobanukirwe neza izi nshingano icyo ari cyo cyangwa se n'icyo ziba zisobanuye. Umunyamabanga uhoraho ni umuyobozi mukuru ushinzwe imikorere ya buri munsi ya minisiteri, akurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta, igenamigambi, imikoreshereze y'ingengo y'imari, ibikorwa by'abakozi, ndetse akanagira inama mu minisitiri ku buryo politiki zashyirwa mu bikorwa neza. Mu yandi magambo, minisitiri atanga icyerekezo cya politiki, naho umunyamabanga we uhoraho agakurikirana neza ko icyerekezo cyashyizwe mu bikorwa neza. Niyo mpamvu guhindura umunyamabanga uhoraho ari icyemezo gifite uburemere bukaze. Ngabo Bravo Olivier ubundi mu busanzwe ari muntu ki? Ni umwe mu bantu b'abayobozi bamaze igihe bakorera leta y'u Rwanda. Mbere yo kugirwa umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo, yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Mbere y'izo nshingano kandi yari yabaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko, aho yagize uruhare mu bikorwa byo guteza imbere urubyiruko, ubukorerabushake, kwihangira imirimo ndetse no kubaka ubushobozi bw'abakiri bato. Yanashinze ikigo cyitwa Your Well-Being Center gifasha abantu mu buzima bwo mu mutwe ndetse n'iterambere ry'umuntu ku giti cye. Yanakoze ndetse no mu zindi nzego zirimo nka Ibuka na Old Mutual Rwanda. Nubwo imyaka ye igeze itangazwa cyangwa itashyizwe ku mugaragaro, azwi nk'umwe mu bayobozi bafite uburambe mu buyobozi ndetse no guteza imbere urubyiruko. Iki yimuriwe muri Minisiteri ya Siporo. Mu myaka ishize siporo y'u Rwanda yateye imbere cyane. U Rwanda rwakiriye amarushanwa akomeye ku rwego mpuzamahanga, rwakomeje ubufatanye n'amakipe akomeye ku isi, rwubaka ibikorwa remezo bya siporo ndetse runashyira imbaraga mu guteza impano imbere z'abakiri bato. Hari gahunda zo kubaka ibibuga bigezweho, guteza imbere siporo mu mashuri ndetse no kongera ishoramari muri siporo. Kubera iyo mpamvu, ubuyobozi bw'iyi minisiteri busabwa ubushobozi bwo guhuza inzego zitandukanye kugira ngo izo gahunda zigerweho neza. Abasesenguzi bavuga ko uburambe bwa Ngabo Bravo Olivier mu gukorana n'urubyiruko bushobora gufasha cyane, kuko igice kinini cy'abakina siporo ari urubyiruko. Ese Ishungure Parfait waje guhabwa uwo mwanya we ni muntu ki? Ishungure Parfait ni umwe mu bayobozi bafite uburambe muri Guverinoma y'u Rwanda. Yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo, mbere yaho akaba yari yaranabaye n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko. Yanabaye umuyobozi wungirije mu mujyi wa Kigali, aho yakurikiranye ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Kubera ubunararibonye bwe, kwimurirwa muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi bifatwa nk'igikorwa cyo gukomeza gukoresha ubushobozi bwe mu zindi nshingano. Iyi minisiteri ikora iki cyangwa ikora ite? Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ishinzwe guteza imbere urubyiruko, gushyigikira impano z'abahanzi ndetse no guteza imbere guhanga udushya no gufasha urubyiruko kwihangira imirimo. Mu Rwanda urubyiruko rugize umubare munini w'abaturage, cyangwa se u Rwanda rugizwe n'umubare munini w'urubyiruko mu baturage. Niyo mpamvu iyi minisiteri ifite uruhare runini mu kugena ahazaza heza h'igihugu. Abahanzi nabo bategereje ko hazakomeza gushyirwaho gahunda zibafasha kubona amasoko, kurengera uburenganzira bwabo ndetse no guteza imbere umusaruro wabo. Kuki Perezida Kagame ubundi yakoze impinduka nk'izi? Mu mikorere ya Guverinoma y'u Rwanda, guhindura abayobozi ni kimwe mu byo kunoza neza imikorere. Hari igihe umuyobozi yimurirwa ahandi kugira ngo ajyane uburambe bwe mu rundi rwego. Hari n'igihe impinduka zigamije kongera umuvuduko mu ishyirwa bikorwa rya gahunda ya leta. Abasesenguzi bavuga ko iyo abayobozi bafite ubunararibonye
bahinduranyije imyanya bishobora kuzana ibitekerezo bishya ndetse n'imikorere mishya. Ese abaturage bo bategereje iki kuri aba bayobozi bashya? Mu rwego rwa siporo benshi bifuza kubona u Rwanda rukomeza kwitwara neza ndetse no mu marushanwa mpuzamahanga. Hari icyizere cyo gukomeza guteza imbere impano z'abakiri bato, kongera ibikorwa remezo bya siporo ndetse no gukurura amarushanwa akomeye. Mu rwego rw'urubyiruko benshi bifuza amahirwe menshi y'akazi, inkunga ku mishinga ndetse n'ubushobozi bwo kwihangira imirimo ku bakiri batoya bakeneye akazi cyangwa se abakeneye gukora. Abahanzi nabo bifuza kubona politiki ibafasha gukorera mu mucyo ndetse no kugera ku masoko yo mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Iyo urebye amateka y'aba bayobozi bombi usanga bose bafite uburambe mu nzego zifitanye isano n'urubyiruko. Ibi bishobora gufasha mu guhuza gahunda za siporo n'iterambere ry'urubyiruko, kuko siporo ari kimwe mu bikoresho bifasha kubaka urubyiruko rufite ubuzima bwiza, imyitwarire myiza ndetse n'amahirwe y'akazi. Ni impinduka zishobora kongera ubufatanye hagati y'izi minisiteri zombi, ariko nk'uko bisanzwe umusaruro uzagaragara mu bikorwa bazakora mu gihe kiri imbere. Mu gusoza, Perezida Paul Kagame yagize Ngabo Brave Olivier umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo, mu gihe Ishongore Parfait yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhanzi ndetse n'iy'Urubyiruko. Ni impinduka zitezweho gukomeza kunoza imikorere ya guverinoma ndetse no gushyira imbaraga mu guteza imbere siporo ndetse n'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi. Ese wowe ubibona ute? Utekereza ko abayobozi bashya bazagira uruhe ruhare mu guteza imbere izi nzego bagiye kuyobora? Wangiza igitekerezo cyawe muri komenti. Niba ukunda amakuru asesenguye neza kandi agezweho, ntukwibagirwe gukanda kuri like na subscribe kugira ngo ikindi gihe tujye tukugezaho amakuru yabone ku gihe.